ngiye kubona mbona amatara mu nzaratse ndavuga se munsanze no mu cyumba cyanjye. Ubwo nari ndyamye nyine mpindukiye ndi guha umwana ibere, banjye barambwira ati madati ahubwo turaje tugusangemo neza. Ubwo mpindukiye nsanga imbunda iri impande yanjye, nta kindi kintu nongeye kwirwa mvuga. Mama bamukura mu nzu yambaye ubusa bamukubitaguye, baramusohora baramujyana, gitifu arahasigara. Tisa gitifu mama yakoze iki ko mumujyanye? Abagaragaza iki kibazo ni abatuye mu karere ka Nyagatare biganjemo abo mu murenge wa Karangazi baherereye mu kagari ka Musenyi mu mudugudu wa Rugarama, bavuga ko ngo bari gutungurwa nuko inzego z'ubuyobozi ndetse ziherekejwe n'iz'umutekano bari kuza gukomanga mu isaha z'ijoro, utinze gukingura ngo urugi bakarumuta hejuru, ubundi ngo bakaza bakambika umugabo amapingu cyangwa se umugore bakamutwara, ariko ngo mu by'ukuri abasigaye ntibasobanurirwe aho bamutwaye, nk'uko uyu mugabo baherutse gutwara umugore we abitangariza BTN TV. Narindi mu nzu ndyamye ngiye kubona numva barakomanze ninjoro ngo mbarusha ngo byuka ngo bwakeye. Ndavuga se ndabyuka bwakeye, hari umuntu dufitanye gahunda? Ubwo bo bahise baza ku rugi bararuhondagura, umugore arabyuka antanga kubyuka ati papa w'abana were kuza ubyuka ngo witaba umuntu utazi icyo mufitanye, weho ubyuka ute muri iri joro umuntu araguhamagara ugapfa kubyuka? Umugore abyuka mbere, ageze ku rugi asanga barimo bararuhondagura cyane, ati mwabana ufite imbaraga ni mubyuke nyamara twatewe, aba bantu badutera ijoro twageze dute? Ubwo mu kubyuka ncanye itara mbona hanze hariho abantu bafite imbunda, mbwira umugore nti wa mugore we aba bantu ihute genda wambare, nimba usanga banyishe urasanga ngiye ndagira hanze bahita banyica urasanga banyishe. Agenda mu nzu, maze gukingura bahita burira mu nzu baragenda bamukuramo, bambuzana bamukubita. Ndababwira se mwabagabo murankumitira umugore we yagize ati mbaza na gitifu, ndamubwira ese gitifu uyu mugore yagize ati ngo cicika ngo nawe batagutwara. Ansubiza inyuma ati wari kubakurikira, ndakomeza ndabakurikira nkaza ngende inyuma yabo gakeya, yambaye ubusa bamutwaye atambaye imyenda bayimushyiriye mu gitondo kuri polisi. Bamwe mu batuye muri uyu mudugudu bafite ababo batwawe bakomeza bagaragaza ko bitigeze bibashimisha. Barakubita urugi barwana narwo mpaka barukuyeho. Aho barukuriyemo bageze mu nzu mama baramukubise nibamuhaye agaciro yambaye ubusa. Aho tugiye kwitambikamo umwana wo basangagamo wese barahutazaga, bagakubita bagakusha umura akajugunya hanze. Mama bamukura mu nzu yambaye ubusa bamukubitaguye, baramusohora baramujyana, gitifu arahasigara. Tisa gitifu mama yakoze iki ko mumujyanye? Papa ashatse kubakurikira, gitifu aramubwira ati ni umukurikira nawe baragupakira. Ngiye kubona mbona amatara mu nzaratse ndavuga se munsanze no mu cyumba cyanjye. Ubwo nari ndyamye nyine mpindukiye ndi guha umwana ibere, banjye barambwira ati madati ahubwo turaje tugusangemo neza. Ubwo mpindukiye nsanga imbunda iri impande yanjye, nta kindi kintu nongeye kwirwa mvuga. Yarambwira ati umupira wanjye uriye dore nguwo. Ku ruhande rw'abaturanyi baturanye nabo bafite iki kibazo, nabo basaba ko inzego z'ubuyobozi zikwiye kuza zigakoresha inama abaturage batwawe, bakabasobanurira aho batwawe ndetse n'impamvu yatumye babatwara. Ikiza rero ko abaturanyi bacu tutazi ikintu bazize, ikiza nuko baza mu nteko no mu mudugudu wacu tukamenya ikintu bazize, kuko isayizi ngize ntabwo zifite ikintu bazize, ejo natwe yaba ari twebwe. Nyuma y'uko aba baturage bakomeje gutangaza ko hari ubwo ngo bagirana ikibazo n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ubundi ngo bakabakorera dosiye kugeza ubwo babafungishije, ibi byatumye tuvugisha umuyobozi w'uyu mudugudu ngo twumve ko muri aba baturage batwawe haba harimo wari ufite dosiye ye mu nzego z'ubuyobozi, maze nawe adusubiza muri iri jwi rye yishongora agira ati wowe se nk'umuyobozi w'umudugudu hari imico mibi wari ubaziho, hari raporo wari warabakoreye? Wenda njye nakubwiye niba wavuganye n'abaturage ibyo bakubwiye utwara ibyo nyibyombe ko ari uko. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntibyadukundiye ko tuvugisha inzego zitandukanye zisumbuye zirebwa n'iki kibazo, gusa abaturage muri rusange ntibaza aho abantu babo batwawe, ndetse by'umwihariko abatuye muri uyu mudugudu bakavuga ko abagera kuri 7 aribo bamaze kuhakura. Iyi nkuru tukaba tuzakomeza kuyikurikirana ubwo inzego zibifitiye ububasha zagira icyo zitangaza kuri iki kibazo. Iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Nyagatare.